tuba dufite inshuti, dufite abakomeye, dufite ababyeyi bakomeye, ariko nababwiza ukuri yuko urugamba tugwana si urw'inyama n'amaraso. Imirindi ndisanzwe ntabwo yarebaga, ariko yarazi ko uyu ari umwami w'abami, ko uyu mwami kumureba ari ukumanza wezwa, ko uyu mwami kumureba kari ukubanza wicisha bugufi, ko uyu mwami kumusanga hari ibyo ugomba kwiyambura, ko uyu mwami kumusanga hari ibyo ugomba kureka. Ntabwo wasanga Kristo uri umusambanyi, ntabwo wasanga Kristo uri maraya, ntabwo wasanga Kristo uri umusinzi, ntabwo wasanga Kristo uri ingozi y'ibibi. Oya, Imana idufashe. Murakaza neza ku muyoboro wa Igetsimani. Imana iguha umugisha, gumana natwe. Yesu ashimwe. Ndabasukije mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mu migabane y'isi itandukanye. Ndabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Mbifurije amahoro ya Kristo aho muherereye. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ku izina ni Jean d'Arc. Nejejwe mu mutima wanjye wo kongera kubana namwe tuganira ijambo ry'Imana. Imana yacu ishimwe. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye kubwo uduhaye uyu mwanya mwiza wo gusoma ijambo ryawe, wo kumva ijambo ryawe, wo kumva message yawe kuri twe. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe niryubahwe. Turagushimiye mwami Imana ko watwongera iminsi yo kurama n'imyaka yo kurama. Hari benshi babyifuze byanze, hari benshi babishatse ariko byanze. Twe turiho ntacyo tubarusha, ni ubuntu bwawe. Mana shimwa, Mana himbazwa, ukwiriye gushimwa kandi ukwiriye kubahwa. Turabigushimiye, turabiguhimbarije kubw'uburinzi bwawe kuri twe. Ducishwe bugufi wo bushigwe hejuru. Mweretse imitima iteze amatwi iri jambo ryawe, n'abazaryumva mwami imitima yabo yeze kugira ngo babashe gushikira ubwiza bwawe. Kuko bose ngo bakoze icyaha ngo byatumye batabasha kwakira ubwiza bwawe, ariko ndakwinginze tweze udutunganye. Amaraso ya Yesu Kristo atubohore, adukureko ibi cyose, imbaraga mbi z'ibyaha n'ingesi z'ibyaha, utweze utuboneze mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye ko utubohoye. Mana nsengera ijambo, ndabarinze Mwuka Wera aganze, Mwuka Wera asobanure, Mwuka Wera aduhishurire mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe uturengere, bana natwe uganze, ijambo ryawe riganzire muri twe kandi rize risenye ibikwiriye gusenywa, ibikwiriye kubaka ubyubake. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen. Imana yacu ishimwe kubwo uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Icyubahiro kibe icy'Uwiteka, amen. Rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo mu kibazo cyawe were guceceka, mu kibazo cyawe were gutuza, mu kibazo cyawe were gusinzira, mu kibazo cyawe were guheranwa n'agahinda, were guheranwa n'icyo kibazo cyangwa se n'ibyo bibazo byawe, cyangwa se n'ibyo bigerageza urimo, cyangwa se n'ayo makuba urimo. Sinzi umwanya urimo, sinzi ibyo uri guhura nabyo, ariko ndakubwiye kubw'ubuntu bw'imbabazi z'Imana, were gucicika mu kibazo cyawe. Hamagara Uwiteka, hamagara Kristo, hamagara Mwuka Wera. Uwiteka yaramuduhaye, Mwuka Wera twaramusezeranijwe. Rero reka uhamagara Imana iguhe Mwuka Wera. Mw'ibyo bibazo urimo, Mwuka Wera agufashe. Mw'ibyo bibazo urimo, Mwuka Wera akurengere. Mwuka Wera agushoboze. Mwuka Wera akubere imbamba. Mwuka Wera akubere byose muri bihe by'urimo. Kuko hari ikigeragezo tugeramo dufite umunwa tubasha kuvuga, ariko kubwo ijambo ry'Imana bitatwemerera, bikadusaba yuko dutuza. Rero iyo ufite Mwuka Wera arakuyobora, harakubwira ahavuga, harakubwira ahaceceka. Ariko reka ngubwire mwene data, niba uri mu kibazo, niba uri mu kigeragezo, were guceceka. Hamagara Imana yo mu ijuru uyitabaze. Izakumvira mu ijuru, izakurengera, izagutabara, igukize abanzi bawe, igukize abo banyamahanga, igukize abo bose bakugwanya, bose baguhagurukiye, ubwo burwayi buguhagurukiye, ubwo rugo ruguhagurukiye, ayo mahoro uri gushaka nduyabone. Hamagara Imana iraguha amahoro. Hamagara Imana hamagara Imana, were guceceka mu kibazo cyawe. Taka uhamagara Imana. Reka dusome ijambo rero ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 18, umurongo wa 35 tugeze kuri 43.
umutwe waho w'amagambo uragira ati Yesu ahumura impumyi. Imana ishimye, nawe Yesu agukoreho aguhumure. Sinzi ikibazo ufite ariko Yesu agukoreho, Yesu aguhumure, ahumanure ibyawe, ahishure ibyawe, ibyo udasobanukiwe agusobanurire, bimeze nk'imisozi imbere yawe n'udusozi Yesu abigira amataba. Reka dusome. Nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza. Yumvise abantu benshi bahita, ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibwira ati urashaka ko ngugirira nde? Iti databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Amen. Nakubwiye ngo mu kigeragezo cyawe were guceceka, mu kibazo ufite were guceceka, mu bigeragezo uhagazemo were guceceka, ikigeragezo umaranye imyaka n'imyaka were guceceka. Ikininge cyo kuvuga ukabwira Imana ndababaye, ukabwira Imana ndarushe, ukabwira Imana ndabare, ukabwira Imana ndengera. Dore abanje baruhije n'ibibazo, dore abacu bararemerewe, dore abacu barababaye. Takira Imana iteze kukumva, takira Imana uyihamagare ucishijwe bugufi witunganije. Ndakubwiza ukuri yuko Uwiteka ndagara kwirengagiza. Uwiteka nakureba urakira, Uwiteka navuga ijambo rimwe urakira, Uwiteka narambura ukuboko kwe urakira, Uwiteka navuga ati ni urinde, urashaka iki, ngukorere nde, ngugirire nde, umubwire ikikubabaje aragukiza. Imana ishimwe. Ngiyi impumyi ngo yari yicaye ngo ku nzira, ku ruhande rw'inzira isabiriza. Ntabwo nzi ibyo uko yasabaga avuga, ariko ngo yari yicaye ngo hafi y'inzira ngo asabiriza. Yari atuye hafi y'inzira, azi imirindi y'abajya ku isoko, azi imirindi y'abanyeshuri, azi imirindi y'abasengezi, azi imirindi y'abajya gusenga, azi imirindi y'abantu bose y'ibyiciro byose. Ariko ngo yumvishe ubu bwinshi bw'abantu, yumvishe iyi mirindi, yumva si imirindi y'abanyeshuri, yumva si imirindi y'abajya gusengera, yumva si imirindi y'abajya mu isoko, yumva si imirindi y'abacuruzi ngo y'abacuruzi inyanya, yumva si imirindi iyo yigeze kumva, yumva ni ibintu bidasanzwe. Aravuga ati ni iyi mirindi itandukanye n'iy'abanyeshuri, iyi mirindi itandukanye n'iy'abantu numvise. Aravuga ati imirindi ndisanzwe, hari ikintu gisha Uwiteka aba ashaka gukorera umuntu, ariko iyo utabaye maso hari igihe bigutambukaho bigafatwa n'abandi, ukagira ni hahandi uri ku kidendezi aho marayika yazga ufite imbaraga, ufite kwizera niwe wabashaga gukira, ufite imbaraga niwe wabasha kwitera muri ayo mazi agakira. Ese nawe ufite kwizera? Ese ufite umutima utunganye? Kiyimpumyi yavuze ati ese ni ibiki? Ndago yarebaga. Ngiye kubabwirira ijambo. Niba udafite amakuru y'ijuru uragowe, niba udafite umwuka wera uragowe. Muri bihe turi murago, kuko byose bizaza, haba biva ku Mana, haba ari amarangamutima y'abahanuzi baguhanurire wakire, ujye ng'umupagani. Umupagani ndagira discipline, ahageze ajya yasamye, ahageze yifato uko atazi, ahageze uravuga se uyu muntu ni umuntu ariyubaha, ukabona ndafite discipline. Ariko abanyamwuka bagira discipline. Imana ishimwe. Abanyamwuka abana b'Imana bagira discipline. Aho bageze bariyubaha, aho bageze bacisha make, aho bageze hari ibyo bareba, hari n'ibyo batareba, hari ibyo bavuga, hari n'ibyo batavuga. Iyi mpumyi rero yaravuze se abo ni bande? Iyo mirindi ni iyiki? Ako gashyuruza ndimo kumva ni ibiki? Ko ndi kumva ari ibintu ndigeze numva. Arabaza ngo abari bari kurikiye Yesu, abari bari imbere, baravuga ati ngo ni Yesu w'i Nazareti. Aravuga ati
uyu muntu ndamuzi, Yesaya yaramuhanuye, uyu muntu ndamuzi atandukanye n'abandi, uyu muntu ndamuzi ni umunyembaraga, uyu muntu ndamuzi hari amakuru y'ijuru mfite, hari amakuru ngunda kumva amakuru y'umugwa. Umuririmbyi wa 81 mu ndirimbo z'agakiza, iyo ufite amakuru y'umugwa ndagupfa gukangwa. Iyo ufite amakuru y'umugwa hari ikigeragezo uvuga ati wewe iyi sanda gusezereye. Iyo ufite amakuru y'umugwa hari ibintu utemera kubana nabyo. Iyo ufite amakuru y'umugwa hari abantu utagendana nabo. Iyo ufite amakuru y'umugwa ndago upfa kuvugavuga. Iyo ufite amakuru y'umugwa uriyubaha. Iyo uri umusore uriyubaha, iyo uri umukobwa uriyubaha, iyo uri umumama uriyubaha, iyo uri umupapa uriyubaha, iyo uri n'umwana w'ingimbi cyangwa se w'umwangavu uriyubaha, kuko ubutandukanye n'abantu, ubutandukanye n'abapagani, ubutandukanye n'umuntu wese udakora ibyo Imana ishaka, kuko wowe uba uri mu mwanya Imana yishimira. Rero iyi mpumyi yari ifite amakuru, yari ibitse amakuru, aravuga ati urwo rusaku ngo ni Yesu w'i Nazareti, ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira. Haleluya. Ese wowe ujya uca bugufi imbere y'Imana, ugaca bugufi ukayibwira ati Imana mbabarira nyeza, wamara kwezwa ukabona ukasaba? Hari abantu rero batazi gusaba, na Yesu yavuze ati ngo musaba nabi ngo niyo mpamvu mutagira mudasubizwa. Hari igihe dusaba nabi, hari igihe duhuruduka tukavuga ati Imana ndabare, iki geragezo kirandambiye, nimazemo imyaka 20, nimazemo imyaka 30, Mana dore igihe mariye mu bukobwa, Mana dore igihe mariye mu busore, Mana dore abana banyendera kinyumva, Mana dore umutware yarananiye, Mana dore umugore yarananiye. Bene data, twige gusaba neza. Imana ntabwo ari Imana yumva amagambo, ndago yakira ibyo ari byo byose, ndago yakira ibyamvagara n'ibyamvagaraza, ndago yakira ibidafite umutwe, ndago yakira ibivuye hehe nahe ugasambira ukaza ukarunda imbere y'Imana. Iyo ugiye imbere y'Imana ubanza guca bugufi, wamara guca bugufi ugasaba icyo umutima wawe ushaka. Hari abantu twese hari igihe twihutiraho ukahita ubwira Imana ibibazo byawe, ndi wamanje waca bugufi, ndi wanayishimiye yuko yakurinze, ndi wanayihimbaje yuko ikubeshejeho, ndi wanayishimiye yuko ikurindiye urugo, yuko ikurindiye n'akazi. Hari benshi babuze imirimo, hari benshi babuze ingo, hari benshi babuze abana, hari benshi babuze hari ibyo wowe ubarushe, ariko ugasanga urahurudutse n'imbere y'Imana ngo Mana njye ndarambiwe, Mana njye nihangane, uyu musaba ndawurambiwe, Yesu Kristo ndabirambiwe, ibyawe n'ubundi ndavugo nari mbishoboye, ndabirambiwe, Mana umbabarire, njyewe ndawo nshobora kwihangana, ndabona amarana n'uyu muntu kabiri, Mana ndabirambiye mbivuyemo. Bene data, duce bugufi imbere y'Imana. Iyi mbumyi yaciye bugufi, imbumyi ica bugufi, ntabwo yarebaga, ariko yarazi ko uyu ari umwami w'abami, ko uyu mwami kumureba ari ukumanza wezwa, ko uyu mwami kumureba ari ukubanza wacisha bugufi, ko uyu mwami kumusanga hari ibyo ugomba kwiyambura, ko uyu mwami kumusanga hari ibyo ugomba kureka. Ntabwo wasanga Kristo uri umusambanyi, ntabwo wasanga Kristo uri maraya, ntabwo wasanga Kristo uri umusinzi, ntabwo wasanga Kristo uri ingozi y'ibibi. Oya, Imana idufashe, Imana iturengere. Bene data, Imana ikurengere. Reka dusome ijambo ry'Imana, Ingoma za 2 ibice 7 umurongo wa 14, haragira hati: maze abantu banjye bitirirwa izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga, haleluya, bagashaka mu maso hanjye, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nanjye nzabumva ndi mu ijuru, mbababarire igicumuro cyabo, mbakirize igihugu. Amena. Abantu banjye, aha ni Imana iri kuvuga. Imana igufashe wumva aya magambo. Nubwo ufite ikigeragezo, navuze ati were guceceka, ariko nk'uko kuvuga ihane, nk'uko kuvuga itunganye, nk'uko guhamagara ca bugufi. Ntabwo Imana ari umucuruzi w'inyanya, ntabwo Imana ari umuntu uraho. Oya, Imana ni Imana yera, iteye ubwoba, abayishakana umwete bagomba kuba bejejwe, bagomba kuba bacishijwe bugufi. N'iyi mbumyi yamenye yuko ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'abami,
uwo mwami kumusanga hari umwambaro ugomba kwambara. Ntabwo wajya gusanga prime minister wo mu gihugu cy'iwanyu, ntabwo nzi umuyobozi wawe, ntabwo nzi igihugu urimo, ariko ndi wasanga umuyobozi wo mu gihugu cyawe, ntabwo wasanga umwamikazi wo mu gihugu cyawe, cyangwa se perezida, cyangwa se na nyumba kumi, wambaye imyenda icitse, wambaye imyenda mibi, uhumura impumuro yo mu kibara, utitunganije ngo ari icyo uri bumubwire. Oya, umanza witunganya, umanza wiboneza, ukamera neza, ukavangiye kureba uriya muntu reka mugireho umugisha nitunganye. Hari n'amagambo uvuga ucisha make. Nimbumye rero ngo yaravuze, nawe vuga mu kibazo cyawe, ariko vuga wejejwe, vuga uciye bugufi, vuga witunganije. Were kugenda imbere y'Imana ufate ibyamvagara byose ubisukaho, urugo urusukaho, abantu basukaho, mu mani ibi nibi ubisukaho, mana amashuri yarananiwe ubisukaho. Oya, hari ikintu ubanza wakora. Icyambere ni ukwezwa, ni ukwezwa, ngo maze abantu bitirirwe izina ryanjye, ngo nibansenga bacishijwe bugufi, ngo nanjye nzabumva ndi mu gihugu cyo mu ijuru, ngo mbakirize n'igihugu. Imana izagukiza wicishije bugufi, Imana izagutabara wicishije bugufi, kuko abaciye bugufi nibo Uwiteka ashaka kubana nabo, abafite imitima imenetse nibo Uwiteka ashaka kubana nabo. Rero niba navuze ati nduceceke, ariko nanone cishwa bugufi utunganye inzira zawe, cisha bugufi, Imana irakumva. Rero iyi mbumyi iravuga, irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Ngo abantu bari imbere yayo ngo barayicyaha niceceke. Hari igihe ikigeragezo kikujya kikakuzengereza, uwo mubanye nawe akavuga ati Imana yawe iri he? Abo mubanye se burya uracyasenga, cyangwa burya nawe uratubesha, cyangwa se ibyo urimo uko bidasobanutse, ntabwo twumva impamvu utigiye ngo uri gusenga. Bene data, hamagara Imana, ariko yihamagare wicishije bugufi, kuko icyo nicyo Uwiteka ashaka ku bantu bayo. Umuntu wese witurirwa izina ry'Uwiteka nashaka Uwiteka acishijwe bugufi, amusenge yicishije bugufi, ashake mu maso he yicishije bugufi. Ndakubwiza ukuri yuko Uwiteka azagutabara. Ngimbumye barayicyaha ngo niceceke, ariko nayirushaho gutabaza ngo Yesu w'i Nazareti mbabarira, Yesu w'i Nazareti mbohora, Yesu w'i Nazareti ndakwinze unyeze. Nubwo narimbumye burya naribye, nubwo narimbumye burya nakoze ibijyanye n'amaso yawe, nubwo narimbumye nasuzuguye ababyeyi. Yemwe bana musuzugura ababyeyi, umubyeyi akanwa ke karimo ububasha, akanwa ke kakuvuma, akanwa ke kaguhesha umugisha. Ubaha so na nyoko kugira ngo uzarambire muri iyi si, uzarambire mu gihugu urimo. Kandi nubaha so na nyoko uzagira umugisha, uzabuhiriwe mu bahiriwe. Ubaha ababyeyi bawe ugifite uyu mwuka, kuko icyo yavuga cyose cyagusohoreraho. Bahawe ububasha. Bana, dukora ibyo Imana ishaka, tugende mu nzira z'Imana ishaka. Kandi namwe babyeyi ngo mwere gusharira abana banyu, kuko ushobora kumusharira ukarengera. Kandi nanone mubabwire ijambo ry'Imana bakiri bato. Uzabwira umwana wawe ijambo ry'Imana afite imyaka 20, kuko uzagira ngo uri kumugorora avunike. Igiti kigororwa kiri gito. Toza umwana inzira akwiriye kunyuramo, kuko n'uyimutoza hakiri kare azayisaziramo akiyirimo. Rero mwite ku bana banyu, mubabwire Imana mugifite uburyo, kuko ndago uzabwira umwana w'imyaka 18 ngo Yesu agira neza, ndago azabyumva, kuko ndabimubwiye akiri muto. Rero mukora ibikwiriye, mwebwe mwitirirwa izina ry'Uwiteka, mukora ibikwiriye. Rero ngimbumye barayicyaha. Iyi mbumyi yari yarabwiwe amakuru, ababyeyi bari barayibwiye, ibyanditswe yari yarabibwiwe, ngo Yesaya yari yarahanuye kuko tuzahabwa umukiza. Uwo mukiza ni Yesu, ngo kandi ngazaturuka mu muryango wa Yuda. Barayicyashye, iyi mbumyi barayicyaha, barongera barayicyaha, ariko nubwo bayicyashye nayo yarushizeho kugira gutabaza Yesu w'i Nazareti ndabara, Yesu w'i Nazareti ngiza, Yesu w'i Nazareti mbohora. Ngo Yesu ngarahagarara ngategeka ko bayizana. Ngigeze bugufi bwa Yesu, Yesu arayibaza ati, urashaka ko ngugira nde? Urashaka ko ngukorera iki? Niki ushaka? Niki nakukorera? Aravuga ati, ndashaka guhumuka. Haleluya. Ese ikibazo ufite ushaka ko Yesu akugira uti?
ese ikibazo cy'ufite wamanje waca bugufi? Ikibazo ufite wahamagaye Imana? Birashoboka yuko uri kwitotomba, birashoboka yuko uri kwiciraguraho, ariko ca bugufi. Numara guca bugufi utabaza Imana, hamagara Imana izikore. Hamagara Imana, were guceceka mu bibazo byawe. Iyi mbumyi ndi yacecetse, umugore wari urwaye mu mugongo, iteka ryose avirirana, iteka ryose ava ajya mu bapfumu, ajya mu baganga, birananirana biranga, ariko aravuga ngo ariko yumvishe inkuru za Yesu, yumva uko Yesu akora ibitangaza, yumva ko Yesu w'i Nazareti, yumva ko Yesu ashoboye byose. Avuga ati uyu muntu nimukoraho ndakira, uyu muntu nimukoraho ndabohoka, uyu muntu nimukoraho nyamara icyago cyanjye kirakira. Umuntu uri kuzura abapfuye, umuntu uri gukiza, umuntu uri kuhagurutsa ibirema, ibipfamatwi bikumva, impumyi zigahumuka, ibiragi bikavuga, ibimuga bikagenda. Uyu muntu nimukoraho burya nanjye ndakira. Mu kibazo cyawe were guceceka, mu kibazo cyawe were kuba ikigwari, mu kibazo cyawe were kwiringira abana b'abantu, were kwiringira abahanuzi, were kwiringira abakomeye, kuko uru rugamba tugwana si ubw'umubiri, uru rugamba tugwana si ubw'abantu, urugamba tugwana si ubw'abantu bambaye inyama n'amaraso. Urugamba tugwana ngo tugwana n'imyuka yo mu gihugu cy'umwijima, mu gihugu cyo mu birere. Tugwana n'abamedi n'abaperesi, tugwana n'abatobiya n'abasenebarati, ng'abanyamagambo. Abanyamagambo nibahaguruka, inshuti y'umusaraba, bareke bahaguruke, kuko icyo gihe bagihawe, ni igihe cyabo. Bareke bavuge, ni igihe cyabo, umwanya wabo, itariki yabo. Ariko nawe hari igihe cyo kugira ute, cyo guhaguruka ugasenga, kuko abo bakugwanya sibo, ahubwo ni imbaraga z'umwijima zibasunika kugutera, kukugwanya, kukugwisha. Nawe hagarara, uhagarare, uce bugufi, upfukame, ugira umutima umenetse. Yesu w'i Nazareti, mbabarira. Mbabarira kubw'ibyaha byanjye, mbabarira kubw'ubuhemu bwanjye, mbabarira kubw'amagambo, mbabarira kubw'inda yananiye. Yesu nyeza, numara gusaba imbabazi utabaze Yesu w'i Nazareti, ngiza, ndebe, ndakira. Vuga ijambo rimwe ndabohoka, vuga ngoraho. Yesu agutabara. Were guceceka mu kibazo cyawe, were gutuza mu kibazo cyawe. Mwene data, were guceceka, haguruka uvuge, haguruka utabaze, haguruka uhamagare. Dore abatabaza Uwiteka, ngo abitirirwa izina ry'Uwiteka, ngo nibaca bugufi, ngo bakanyegera, ngo bakansanga, bakandabaza, nanjye uri mu ijuru njye Uwiteka nzabatabara, mbakure mu kibazo, mbakure mu makuba. Ingo ziri kugurumana, Yesu niwe uzubaka. Abatabona umwandu uturuka ku Uwiteka, Uwiteka niwe utanga umwandu, Uwiteka niwe utanga umugisha. Ababyeyi bataguha, inshuti bataguha, abavandimwe bataguha, Yesu niwe utanga umwandu. Umwandu ni umugisha uturuka ku Uwiteka. Bene data, mutabaza Uwiteka, bene data, muhamagara Imana. Ngo urugamba ndimo kugwana si ubw'umubiri, kuko iyo ruza kuba umubiri mba narahamagara ababyeyi bakandabara. Iyo ruza kuba ubw'umubiri mba narahamagara abavandimwe bakamfasha. Iyo ruza kuba urugamba rw'umubiri mba narahamagara abakomeye bakaza bakamfasha. Ariko kuko uru rugamba ndwana atari urw'inyama n'amaraso, ngomba kwiringira Uwiteka. Kandi nubwo ari urugamba rumbabaza muri isi, rundwanya umubiri ukababara, umutima ukaremera, ngacika indege ngababara, ariko uru rugamba bene data tugwana si ubw'umubiri, si ubw'inyama n'amaraso. Turagwana n'imyuka mibi, turagwana n'imyuka yo mu gihugu cy'umwijima. Nta wundi wadutabara, nta wundi waduhumura. Birashoboka yuko uhumye munsi y'umwuka, birashoboka yuko utashobora no gusenga, birashoboka yuko kwiriza byakunaniye, birashoboka yuko no gufata iminota ingahe ngo upfukame ngo uhamagare Imana byakunaniye. Ariko mu ndege zawe hamagara Yesu Kristo, hamagara Yesu w'i Nazareti. Mu kibazo cyawe, mu bana bawe, mu rugo rwawe, mu kazi, hari igihe tugira n'icyangiro, Satani akadusiga icyangiro, ukagera mu kazi bakakugabanyiriza iminsi, ukagera mu kazi ndiwumvikana n'abakoresha bawe, ariko were guceceka. Hamagara Uwiteka, hamagara Imana yahanitse ijuru n'isi, igutabare, ikurengere. Bene data, urugamba tugwana si urw'inyama n'amaraso, kuko ari urw'inyama n'amaraso
tuba dufite ibikoresho, tuba dufite inshuti, dufite abakomeye, dufite ababyeyi bakomeye, dufite ba sogokuruza bakomeye, abo twabiyambaza. Ariko nababwiza ukuri yuko urugamba tugwana si ugw'inyama n'amaraso, urugamba tugwana si ugwo guterana amakofe, urugamba tugwana si ugwo guterana amacumu n'ingota. Oya, urugamba tugwana dukeneye indwara yo guca bugufi, indwara yo gusenga, dukeneye ijambo ry'Imana, kuko urugamba tugwana dukeneye ijambo. Ngo ijambo ngo ni ingota, ijambo niryo rizadutsindishiriza, ijambo niryo rizatuneshereza. Ibizaba bitunesha, iri jambo nturihagararemo rizagutsindishiriza. Imana igufashe were guceceka mu kigeragezo. Tabaza Yesu w'i Nazareti. Hari ibyo uhura nabyo kumva ngo ni ibisanzwe, hari ikigeragezo wicaramo ngo ndabimenyereye. Oya, uri kumenyera ibiki? Uri kumenyera ibiki? Ngo urugo ndarumenyereye, ngo ndabisanga. Oya, hagara ku maguru yawe yombi, upfukame, uvuge Uwiteka mbabarira, nagucumuyeho, naratambikiriye, ngora ibidakwiriye, mvuga ibidakwiriye, mbabarira Yesu w'i Nazareti, mbohore. Yesu arakubohora, namara kukubohora umusabe icyo ushaka. Ngiye ibyaha byacu tubibabariwe, ngo tuba tugifite uburenganzira bwo kuvuga ati Mana ndabara. Iyo umaze kwezwa no gutunganywa, ufite uburenganzira bwo kuvuga ati Yesu nyeza, Yesu mboneza. Yesu akakuboneza. Ikiguhagaritse umutima ni iki? Ko Yesu yakwejeje, ko Yesu yamenye amaraso ku bwawe, ko Yesu yagutunganije kera utarabaho. Icyo ashaka ni ukugira ngo uvuge mbabarira, icyo ashaka ni ukugira ngo uvuge ca bugufi, nciye bugufi, Imana mbabarira. Tabaza Yesu. Ibyo biri kugucecekesha ni bya bindi byuze ati ndabimenyereye. Abana barakunaniye, yewe ndabimenyereye. N'uwa mbere yananiye, n'uwa kabiri yarananiye, ndabimenyereye. Ni ibikuri kumenyera. Bakristo dufunguke amaso, dufunguke mu mutwe, were kumenyera ikigeragezo, were kumenyera abadayimoni, were kumenyera icyago, were kumenyera amakuba, umenyera ibiki. Ufite umutware ukugwanirira. Yesu ngo ni umugaba w'ingaba, Yesu ni komanda, aruta na generali, aruta abantu bose bo muri iyi si. Ni umwami utwara abatware, igisonga aragitegeka. Ngo papa niwe utwara abatware, n'abayobozi arabategeka. Rero Imana itegeka abayobozi, Imana itegeka Farawo akarekura ubwoko bwayo. Nawe yibwira itegeke icyo cyago cyawe, yibwira itegeke mu kazi, yibwira itegeke mu bana, itegeke ku mutware, itegeke kumufasha, itegeke mu buzima bwawe. Ubona byanze ukubita hirya no hino, ukajya hirya no hino, ukabura icyo wafata, ukabura n'icyo wareka. Tabaza. Izo biri kukubwira ceceka, rushaho kuvuga, vuza urusaku, vuga. Tabaza Imana. Ibyo byo kuvuga ngo urabimenyere byere kugucecekesha. Nk'abo bantu bari bari imbere ngo bacecekesheje iyo mpumyi ngo nayo yumvigiza imbaraga, iravuga ngo Yesu w'i Nazareti ndabara. Nawe haguruka utabaze. Ubwo bugwayi umaranye imyaka n'imyaka, kuvirirana umaranye imyaka n'imyaka, kutabona umwanda uturuka ku Mana. Tabaza abana Imana bafite. Imana ifite abana. Ntabwo Imana yabuze abana, ntabwo Imana yabuze abagabo, ntabwo Imana yabuze abagore. Tabaza nyir'ibihe, tabaza nyirukurema, tabaza uwahanitse iyi juru, wahanitse iyi si. Wibwira ati Mana nanjye uyu munsi ndashaka umugisha wanjye, uyu munsi singurekura, niba ushake budukereho. Mana ndarubanza mfitanye nawe, waranyejeje, wamajije kunyeza, nitunganyije, nanjye uyu munsi sindakurekura. Muribuka Yakubona marayika ngo batikirana, ngo marayika aravuga ati ndekura nigendere, dore umusekuraje, dore igitondo kiraje. Yakobo aravuga ati singure ko utamba umugisha, utambinduriye izina. Nawe reka Uwiteka guhindurira izina. Reka witwe mama runaka, were kuhora uvuga ati ngo ndabimenyereye, imyaka ibaye iyi, imyaka ibaye 5, imyaka ibaye 18, ngo ndamwana ndaki. Yesu afite depo, afite iduka. Sinzi ukuntu nababwira, ariko tabaza uhamagara Imana, tabaza uhamagara Imana, tabaza uyinginge, tabaza Uwiteka, tabaza ya yindi yakubumbye
irakubumba igushira mu rusoro rwa mama wawe, ya yindi yakuremye itagishije mama wawe inama, ya yindi yakushize kuri iyi si itagishije sogokuruza inama, ya yindi yakuzanye igukura mu magana menshi y'abanyabyaha itanakugishe nawe ubwawe inama, irazira gusayura. Iyo Mana yihamagare, ndaho yagiye, yihamagare. Icyo ishaka niko wowe waca bugufi, icyo ishaka niko wayubaha, ukava mu byaha, ukava mu bibi, ukicisha bugufi, ugahamagara izina ry'Uwiteka ukavuga ati Yesu w'i Nazareti, mbabarira undabare, mbabarira undengere, were kumbisha mu maso hawe, ndabara ndabara ndabara. Uyibwiza ukuri, ubwira ati Yesu ndago norohewe, njye ndarushe, ndabara ndengere. Bene data, reka dusenge. Iri ni ryo jambo numvaga yuko twaganira. Mwere guceceka mu kigeragezo, mwere guceceka, yemwe abitiriwe izina ry'Uwiteka, ni muce bugufi. Uwiteka arabatabara, Uwiteka arabarengera. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Mwe mwakire ijambo, mwakire imbaraga ziva ku Uwiteka, mwakire umwuka wo guhangara ibibatera ubwoba, ibibacecekesha. Wari kuvuga ngo ndabimenyereye, uzahora umenyera Satani. Bene data, mutabaza Imana. Ikigeragezo niba kigusanze, were kuvuga ati ndabimenyereye, ndi nyiribibazo, nitwa Segahinda, nitwa Marira, nitwa Bwihebe. Oya, uri kwiheba ufite Imana. Yemwe bafite Imana, mwere kwiheba. Imana iracyariho, Imana iracyafite imbaraga. Yemwe basubiye inyuma, imwe nimugaruke, mwabasubira nyuma nimugaruke. Uwiteka ateze amaboko, icyo ashaka niko mwagira imitima iciye bugufi, imitima imenetse. Uwiteka nawe akabakorera igitangaza. Nimuce bugufi kuko Uwiteka ndakunda bishyira hejuru. Gira umutima umenetse, icyo ushaka cyose ugisabe mu izina rya Yesu uragihabwa kubw'imbabazi z'Imana. Yesu yaravuze, icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, Yohana 14:14, muzagihabwa. Imana ibarengere, Imana ibiteho. Nda kindi Uwiteka ashaka, muce bugufi. Nimumara guca bugufi, mumusabe icyo mushaka cyose, muzagihabwa. Imana ishimwe. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Dushime Imana ku bw'aya magambo kandi tuyibwirize mu byacu. Winginge Imana ku byawe, winginge Imana mu bana bawe, were kuvuga ngo urabimenyereye. Umwana azanywa amatabi, umwana aza ajya aryama acuramye, umwana ndiwamenya iyarandi, wamenya iyari, ndiwamenya imigambi ye, ndiwamenye ejo he, ngo urabimenyereye. Koko umuntu w'Imana uvuga ati ngo uramenyereye, umenyere ko dayimoni aza akukoroga. Umenyereye dayimoni? Oya, dayimoni yari kukumenyera. Uri umwana w'Imana, uri umwana w'Isumba byose. Data aratunze. Ndago umwuka washize ku Mana, ndabwa imbaraga zashize ku Mana, ndago imiti yashize ku Mana, kandi Mana icyo nyikundira, nditanga imiti, irakubwiye urakize. Reka duce bugufi, Imana itubohore, Imana itweze kandi turengere. Duce bugufi. Reka mbabwire, ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Uwo murongo urawusanga muri Luka 18:27. Arabasubiza ati, ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana, kandi ibidashobokera umwana w'umuntu bishobokera Imana. Kandi n'uwizera urakira, n'uwizera urakira. Mu bacecekesheje impumyi, aho kugira iceceke, irushaho gukara, irushaho gutabaza Yesu w'i Nazareti, ndengere ndabara. Ca bugufi dusenga Imana, ca bugufi twubaha Imana, utabaza Imana iri mu ijuru. Uwiteka Nyiringabo, wera w'Isiraheli, turagushimiye ku bw'aya magambo, turagushimiye yuko utugiriye neza, turagushimiye yuko uturengeye. Mana, hari igihe tujya kure y'ubwiza bwawe, ariko turakwinginze utubabarire. Eza imitima yacu, abatsinzwe n'iri jambo ubeze, ubabohore. Abavuze ngo bari babimenyereye, abavuze ngo bari babisanganywe, oya Mana, nta mpamvu yo kumenyera
imbaraga z'umwijima, nta mpamvu yo kubana n'ibidatunganye, nta mpamvu yo kugendana n'abatejejwe. Oya Mana, hindura ubuzima, hindura amateka, hindura imibereho mu izina rya Yesu. Ikibazo ni kiza, tukibwire kibeshe nimero, tukibwire ati aha siho ubarizwa, tukibwire ati oya mu izina rya Yesu turakwirukanye, mu izina rya Yesu. Twere gufungura imiryango ngo satani yinjire, satani azanemo abakozi be b'abadayimoni mu izina rya Yesu. Mana ndakwinginze utugire neza, utweze aho twagize kwizera guke, utubabarire aho twateshutse, utubabarire aho twavuye mu bwiza bwawe, utubabarire, tweze udutunganye. Kandi Mana ndakwinginze utugire neza, uturengere. Ijambo ryawe riravuga ngo nuza ntabwo uzaceceka. Natwe rero ntabwo turaceceka muri iki kigeragezo turimo, ibigeragezo bene data bahagazemo, bere guceceka aho kuba gutabaze. Ngo Abisiraheli baratabaje, Abisiraheli baraguhamagaye ngo urebe ukuntu bamerewe, nawe uramanuka uraza urabatabara. Mana ndakwinginze tabara ubwoko bwawe, dutabare, turengere, turananiwe, turarushe, dukeneye imbaraga kuko uru rugendo ni rurerure, ntabwo twe twadwishoboza. Bana natwe tugire neza, bana natwe turengere, imbaraga z'umwijima uzikubite hasi mu izina rya Yesu. Ezira aragutabaza ari kugeza ikahavu, aho waramwumviye akuyoboza inzira. Daniyeli mu rwobo rw'indare yaragutabaje uramutabara. Saduraka na Meshake na Benedego mu muriro w'itanura nabo warabumvisha urabatabara. Tabara ubwoko bwawe bugutagira ku manywa na nijoro, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nzenze nizeye. Amen, amen. Bene data mwiringire Imana, muyambaze mu gihe cyo kugotwa, muyambaze mu gihe cy'amakuba, were kwiringira umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo kwiringira Uwiteka kuruta kwiringira abantu, kandi kwiringira Uwiteka kuruta kwiringira abakomeye. Abantu bagukoza isoni, urabatekereza ejo bakaguseka, urabatekereza ejo bakagutandika. Abakomeye bo mu isi baraduhana, bakavuga ati wanze kwiga nyine reba uko bikumereye. Bakakubwira ati wavuze mu muryango w'abakene, n'ubundi wanyu muzama muri abakene. Ariko ndakubwiye ati hamagara data, ca bugufi umuhamagare, arakurengera. Kandi ikigeragezo nikiramuka kikugezeho, ujye ukibwira wibeshe nimero, wibeshe nimero, wibeshe izina. Oya, ndangwire kubana nawe, ucyamagane. N'uyageza haravuga ati ngomba kumva Yesu, nimara kumwumva ngo nsigarane indwara y'ubuhumyi. Rero Imana ibarengere, amahoro ya Kristo abe muri mwe. Amen, amen.